Reka tubasuhuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Mushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi mu kiganiro ubuzima buzima twagiye ku kigo mbonezamirire kigira abantu inama kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima bakoresheje imirire kuko burya igufa ryo mu nda ni ibiryo. Mushobora kwibaza ati mbese mu kiganiro ubuzima buzima kuri uyu munsi turi kumwe nandi. Mu kiganiro ubuzima buzima turi kumwe na ANSP Plus, tukaba turi ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuriye mu kigo cy'ubuzima RBC, tukaba turi kumwe na UNAIDS, akaba ari ishami ry'abibumbye rishinzwe kurwanya virusi y'agakoko gatera sida. Niyo mpamvu ku butumwa baduha mushobora no kubusanga kuri YouTube channel yacu buriho, aho bashishikariza buri muntu wese kujya kugura kuvuga ngo kwa kundi umuntu yagiraga ikibazo akavuga ati ngewe nshobora kuba ndwaye virusi y'agakoko gatera sida, ugasanga nagize ipfunwe ryo kujya kwa muganga kugira ngo batambona, bakaba ari abantu banzi abo bantu noneho bakazajya kunaranga. Ubu ngubu byaroroshye, umuntu yajya kwigurira agateste akipima akamenya igisubizo ubwe, ariko icyo tumushishikariza ni ukwihutira kujya kwa muganga mu gihe abonye icyo igisubizo nimba asanze arwaye ubwandu bw'agakoko gatera sida, bityo bakarushaho kumwitaho bakamukurikirana. Ubwo buryo rero nk'uko mubyumva ku maradiyo atandukanye ndetse no ku mateleviziyo atandukanye n'amateleviziyo dukorana nayo no kuri YouTube channel yacu ku itangazo ryabo, ni uburyo bukoreshwa umuntu atiriwe yitobora kuko abantu benshi burya kwitobora birarushya. Ugukoresha ishinya, aho ukoresha ujya kugura agateste gapimirwa mu ishinya, aho ugiye kukagura baragusobanurira uburyo gakora n'iminota ushobora gutegereza n'uburyo ushobora kureba igisubizo cyawe. Rero tutisimbye mu magambo, reka tujye mu cyatuzanye nyirizina, duhe muganga w'inzobere mu bijyanye n'imirire ugiye kudufasha ku nsanganyamatsiko ijyanye n'ibijyanye no kugwingira. Ushobora kwibaza ati mbese kugwingira ni iki? Kuko ni ikibazo leta yacu y'u Rwanda ihora ihanganye nacyo cyo kurwanya igwingira ry'abana, bityo kugira ngo abana bajye barya indyo yuzuye, barusheho kugira ubuzima buzima, batekereze neza, babashe gukorera igihugu cyabo muri rusange. Muganga w'inzobere mu bijyanye n'imirire twamuha ikaze akabibwira ndetse akabasuhuza mbere yo gutangira ikiganiro. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ndabanza nibwira abadukurikiye. Je nitwa Kamanzi Private, nk'uko wari ubivuze, nkaba ndi umuganga mu bijyanye n'imirire no kuboneza imirire, ibyo bita nutrition na dietetics. Nkaba nkorera hano kuri Amazon Nutrition Cabinet. Ikaba ari ikigo nk'uko wari ubivuze gifasha abantu gusobanukirwa mu bijyanye no kuboneza imirire, kuko buriya nk'uko imvugo ikunda kuvugwa, turabo ibyo turya nibyo bigira umubiri wacu, kuko buriya ibintu bikora umubiri wacu bikorwa mu byo kurya. Rero uko umuntu ibyiyumviro by'umuntu, igihe umuntu azarama azabaho, ndetse n'uko umuntu agaragara, akenshi imirire bigiramo uruhare. Ni muri urwo rwego rero tufasha abantu ku bijyanye no kuboneza imirire. Ngiye ku ngingo wari umaze gukomozaho tuganiraho uyu munsi, navuga ko ari ikibazo abanyarwanda duhanganye nacyo, kubera ko ariko ukabona ko hari ibyo tumaze kugenda tugeraho mu kurwanya igwingira ry'abana, aho usanga wenda dutangiriye kuri dutangiye nko kuri 2005, aho igwingira ry'abana bato ryari kuri 47, ni umubare munini cyane, aho usanga abana nibura mu bana 100, ubushakashatsi bwagaragaza ko mu bana 100 usanga abana 47% mu bana b'Abanyarwanda bagwingiye. Aho ni mu 2005, ariko kuzamuka kugera muri 2010 igwingira twagiye turirwanyaho, usanga twari tugeze kuri 43. Noneho kuva muri 2010 kugeza muri 2015 ubushakashatsi nanone bwagaragaje ko twari tugeze kuri 38%. Urumva ko rero urugendo rugenda neza. Ubushakashatsi bwagaragaje buriya bwa DHS, buriya budeba n'imibereho y'abantu mu ngo,
bwagaragaje ko ubu ngubu mu bushakashatsi bwasohotse muri 2021 bwagaragaje ko nibura tugeze kuri 33%. Ni ukuvuga ngo ugendeye ku ntumbero tuba dufite duhabwa n'umuryango w'abibumbye, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, turacyakeneye nibura kugabanya iryo gwingira nibura tukagera kuri 19%. Akaba ari n'icyemezo leta y'u Rwanda yafashe ko nibura muri 2024 kugwingira nibura mu bana by'abanyarwanda bizaba byaragabanutse bigeze kuri 19%. Rero wakwibaza impamvu icyo kibazo ari ikibazo kigarukwaho, imbaraga zigashyirwamo, leta igakora, abafatanyabikorwa mu iterambere bagakora, imiryango itandukanye igahuza imbaraga, turwana intambara y'igwingira. Ese wakwibaza ngo icyo kibazo kiba kimeze gite? Igwingira ni bumwe mu bwoko bw'imirire mibi igaragara mu bana, aho usanga umwana uburebure bwe butajyana n'imyaka ye. Ikunda kugaragara mu bana bari munsi y'imyaka 5, niho ubundi dupimira kugwingira. Aho ubu nko nari mbivuze, aho usanga usuzuma umwana ugasanga hari imibare tugenderaho, ugasanga uburebure bwe ntago bujyanye n'imyaka afite. Ikabitangira umwana n'igihe atari yavuka. Umwana ataravuka ashobora kugwingirira mu nda. Niyo mpamvu ubona ingamba zifatwa mu kurwanya kugwingira zikunda gutangira na mbere y'uko umwana avuka. Aho dukunda kuvuga iminsi 100, iminsi 1000 ya mbere y'umwana, iminsi 1000 ya mbere y'umwana. Wasanga ni gahunda dushyiramo imbaraga cyane, kubera ko iyo tuvuze iminsi 1000 ya mbere ni iminsi yo gutwita amezi 9 ugashyiraho n'imyaka 2. Ibyo byombi biteranije usanga bikora iminsi 1000 y'ubuzima bw'umwana. Icyo gihe umwana nukureba ko umwana ashaka kuba atagwingira muri kiriya gihe, nicyo gihe kiza cyo kurwanya kugwingira. Kubera ko uyu mwana amaze kurenza imyaka 2, kugwingira kubikosora biragora, ntago yabigikunda, bishobora kuba bidakosoka umwana yabikurana. Wera turaza kureba ingaruka zabyo, ariko iminsi 1000 nicyo gihe kiza cyo kurwanya kugwingira k'umwana. Niyo mpamvu twita ku buzima bw'umugore utwite n'uwonsa, tukazamuka tukagera ku buzima bw'umwana kugeza agejeje imyaka 2. Noneho ko munsi y'imyaka 5 babigishoboka ko umwana gwingira, tugakomeza kugeza umwana agejeje imyaka 5, tukavuga ngo uyu mwana ntashobora kuba yagwingira. Rero nkuko nari mbisobanuye, kugwingira ni igihe umwana umupimye ugasanga uburebure bwe ntibujyanye n'imyaka ye. Nuvuga ngo iyo ufashe hari imibare tugenderaho, aho usanga iyo ukoze iyo mibare ugasanga nibura uburebure bwe ni 2 munsi ya 0, we -2, 2 munsi ya 0. Ukoze iyo mibare abafite kugwingira koroheje. Iyo birenze 2 munsi ya 0, ubwo ni ukugera kuri 3 munsi ya 0 kuzamura abafite kugwingira gukabije. Ariko iyo umwana ari kuva 2 munsi ya 0 gusubira inyuma, ubwo ni 1 munsi ya 0, 1, 2, 3. Iyo ni imibare wenda abatekinisiye dukunda gukoresha iyo turimo tupima umwana kugira ngo turebe ko adafite ikibazo cyo kugwingira. Iyo mibare rero niyo itumenyesha ko umwana afite kugwingira cyangwa adafite kugwingira. None umuntu ashobora kwibaza ati mbese kugwingira k'umwana byaba biterwa n'iki? Kuko yenda buri ndwara ziba zifite ikizitera. Nkuko bivuga hari impamvu nyinshi zituma umwana agwingira, tuzishyira mu byiciro 3. Hari impamvu muzi, izo bita root causes. Ni impamvu muzi zibanza zituma umwana ashaka kugwingira. Iza mbere ni impamvu za politike. Iyo politike cyangwa se iyo umurongo igihugu kigenderaho udaha amahirwe kwita ku buzima bw'umwana, icyo gihe umwana ni hahandi nyine habura uburyo bwo gukurikirana umwana no gushyiraho gahunda ziboneye zishaka gutuma abana bitabwaho. Hanyuma hakabaho iyo tuvuze impamvu za politike, ubwo hazamo ubuhinzi. Iyo ubuhinzi budasobanutse ku buryo abana babona ibyo kurya byujuje intungamubiri kandi ibyo kurya bihoraho, nuvuga ngo icyo gihe umwana ashaka kubura ibyo kurya bihagije byamufasha kwirinda kugwingira. Iyo tuvuze impamvu muzi, hazamo impamvu zitandukanye. Iyo ari igihe cy'intambara, abantu bari mu gihe cy'intambara, abana bari mu gukubitika gutyo,
umwana ashobora kubura ibyo kurya bihagije bishobora gutunga ubuzima bwe. Iyo hatari imirongo migari yo kwiga, umwana ku buryo ashobora gutangira kwiga, akatangira ishuri, akabona bwa burezi bw'ibanze muri ya marerero abana bajyamo bakiri bato cyane kugira ngo ubwonko bwe bukanguke, umwana ashobora kugwingira. Izo ni impamvu za politiki. Hari n'impamvu ziba hagati no hagati zo bita intermediate causes. Ni impamvu wenda nk'igihe hatari amazi ahagije meza, niyo mpamvu iyo hatari amazi ahagije ku buryo amazi ahagije kandi meza, abana bagashobora gukoresha amazi atari meza, abagore batwite bagakoresha amazi atari meza, bakagira inzoka zituma ibyo kurya bariye umubiri wabo utabyakira neza. Icyo gihe umwana ashobora kugwingira kandi yariye, hatari imisarani ihagije, hatari aho gukarabira intoki hahagije, hatari isuku muri rusange. Hano ngo imisarani, kugira ngo abana bataza guhura n'umwanda wo mu musarani, ugasanga ibyo bintu byose bishaka gutuma umwana agwingira. Ashobora kurya ariko kubera ko afite inzoka mu nda, kubera rwaragurika, icyo gihe umwana ashaka kubura intungamubiri. Habaho rero ibura ry'intungamubiri mu gihe kirekire, wenda umwana akicwa n'inzara cyangwa umwana akarwara indwara ihutiyeho, cyane cyane nk'umusonga, nko kurwara impiswi, nko kurwara kuruka. Ibyo bintu byombi bishobora gutuma umwana yanga kurya no mu gihe gitoya, ariko iyo bikomeje bikamara igihe kinini, icyo gihe umwana ashobora kurangira agwingiye. Kwita ku buzima bw'umubyeyi rero, iyo umubyeyi nawe utwite atitaweho ngo ahabwe indyo yuzuye, agaburirwe bihagije, wenda indyo yuzuye ni imvugo tumaze kumenyera kuvuga cyane, ariko umubyeyi utwite iyo atitaweho nawe ashaka kubyara umwana ugwingiye. Hari ikindi kintu tujya tugarukaho cyane, cyane cyane igihe cy'umubyeyi kugwingira. Hano hazamo impamvu za politiki, tukashishikariza ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. Nuvuga ngo iyo umugore atwite agahora ku nkeke y'uwo babana bashakanye, agahora afite ikintu kimubabaje wenda kiva ko bashakanye, icyo gihe intungamubiri arya zishobora kutagira aho zigera ngo zifashe umwana, cyangwa se bikagira ingaruka mu mikurire y'ubwonko bw'umwana. Kuko mu kugwingira k'umwana turaza kureba ibimenyetso, ariko bifite aho bihurira no gukura k'ubwonko. Iyo rero umugore utwite ahora ku nkeke, ahora atotezwa, ahora abwirwa nabi, biba bishobora gutuma umwana abyaye avukana ikibazo cy'igwingira. Ibyo ni zimwe mu mpamvu nk'uko warubajije twagarukaho cyane zituma umwana ashobora kuvuka agwingiye, cyangwa ashobora no kugwingira igihe akiri mutoya. Tuzi ko hari indwara yenda runaka, hari indwara ziba ziri genetike, indwara ziterwa n'imiryango yenda zigaragaza yenda ibimenyetso ku munota wa nyuma. Hari n'indwara zidakunda kugaragaza ibimenyetso bigaragara ari uko umuntu yarembye. Mbese nko kugwingira, ikibazo cyo kugwingira, nta bimenyetso runaka umubyeyi ashobora kubona ku mwana akabona ko umwana yagwingiye. Yenda tuvuye ku icyo kibazo yenda cy'umubyeyi watotejwe, akabana n'umugabo babana mu makimbirane, bityo umubyeyi ntabashe yenda kurya indyo yuzuye, cyangwa abashe kurya ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara n'ibitera imbaraga ngo azabyare umwana muzima, ahubwo akabyara umwana wagwingiye yenda mu nda. Noneho nta bimenyetso umubyeyi ashobora kubonaho ku mwana we, akavuga ati umwana wanjye ari kugwingira. Cyangwa nanone mwarangiza kukadusobanura ko ibimenyetso mukadusobanura noneho n'ikigero runaka, nk'uko mwatubwiye ati umwana ashobora kugwingira guturuka muri ya minsi 100, muri ya minsi 1000, guturuka mu minsi 1000 bamutwite, akagwingira nyine aba agomba kwitabwaho kugeza ku myaka 5. Hari ikintu nari mvuze sinakisobanura neza nk'uko biri ngombwa, nabanza nkagisobanura ngasubiza ikibazo warumbajije. Ikintu kijyanye n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore ni ikintu tugarukaho cyane iyo turi ku ntambara yo kurwanya igwingira ry'abana. Ubu hari ikintu dushishikariza guherekeza umugore agiye kwa muganga, kugira ngo kumenya hari ibintu tujya dukunda kubwira abantu, burya n'abagabo bafite uko batwita. Iyo ntago inshingano z'abagabo ari ukutera inda gusa, abagabo nabo bagira uruhare cyane mu kugira ngo hazavuke wa mwana dukeneye, cyane cyane yita ku mubyeyi, amuhahira, amufasha imirimo, atamuha imirimo ivunanye, ndetse amuherekeza kwa muganga,
amwitaho, kuko ni ugufatanya ku buryo umubyeyi aba muri ubwo buzima bwo kubona ko yitaweho, afashijwe kandi afite uwo bafatanya muri hafi, cyane cyane ku kijyanye no kwita ku buzima bw'umwana. Hanyuma ko warubajije ibimenyetso, kugwingira biragoranye cyane, nta bimenyetso wabona ku mwana ngo umenye ko agwingiye, kuko hari indi mirire mibi abantu bajya bagira. Ni nayo mpamvu kugwingira usanga abantu benshi usibye wenda ko dufite leta nziza dushyira imbaraga mu bukangurambaga, akabona gahunda zitandukanye zo kwita ku buzima bw'abana n'umubyeyi, ariko ni nayo mpamvu ubona kugwingira mu bihugu bimwe na bimwe bitanabyitaho, kubera ko ntago wapfa kureba umwana ngo umenye ko agwingiye. Kubera iki? Hariho imirire mibi yindi y'abana nka bwaki. Bwaki iyo umwana afite bwaki arabyimba, cyangwa umusatsi ukabona ufite ikibazo, akabyimba ibirenge, akabyimbira. Iyo afite bwaki yumisha aruma nyine ukabona ko yumye. Hari ibyo bita wasting, aho uburebure bw'umwana butajyanye n'ibiro bye, arananuka ukabibona ko yananutse. Ariko kugwingira si uko bimeze. Kugwingira umwana ubona ari umwana ugaragara ko nta kibazo afite, ariko upimye umenya ko umwana ashobora kuba afite ikibazo. Rero niyo mpamvu dushishikariza ababyeyi bose kwitabira gahunda zo gupimisha abana. Hari gahunda zikorerwa muri community wacu, abajyanama b'ubuzima barazikora, ndetse no ku bigo nderabuzima hose zirakorwa, aho buri kwezi umwana apimwa ibiro bye, agapimwa uburebure bwe, noneho inzobere mu bijyanye n'imirire yo ikamenya ngo uyu mwana napimye afite uburebure ubu n'ubu, afite amezi wenda 23, ariko uburebure bwe ndabona butajyanye n'ayo mezi. Aho rero ingamba zigafatwa hakiri kare, abana bakitabwaho. Wenda ingamba zifatwa turaza kuzigaruka, ariko abana ni byiza ko upimisha umwana, kuko ibimenyetso ntiwabitegereza ngo ubibone, ntabwo ibimenyetso bigaragara. Hari utumenyetso dutoya wenda nato tutavuga, kubera ko dushaka kuba hari n'ikindi kibazo umwana yagiye kitari kugwingira akagira utwo tumenyetso, wenda ukabona ni umwana udashabuka cyane, ni umwana ufite imbaraga nkeya, intege nkeya, ni umwana nyine ubugufi. Abantu bakora kuvuga ngo uyu mwana ni mugufi ngo yaragwingiye. Oya, hari igihe cyo n'umwana bari mugufi ariko ataragwingiye, ahubwo hari ubugufi bwo mu muryango. Hari ubugufi bwo mu muryango umwana ashaka kuvukana, ariko ubwo bugufi bwo mu muryango niyo mpamvu dupima bya bipimo tukagendera ku mibare ngo ari munsi ya 0, ni kabiri munsi ya 0, kubera ko niyo yaba azaba mugufi yakuze, hari uburebure akurana bujyanye n'ikigero cy'umwana uri muri icyo gihe. Yaba azaba mugufi yakuze, yaba azaba muremure akuze, hari uburebure umwana aba afite muri iyo myaka buri kwezi, kuko buri kwezi umwana hari uburebure aba akwiriye kwiyongeraho bijyanye n'amezi agejeje. Rero hari ikintu waruvuze kijyanye, urabaza uti se nta gihe runaka kugwingira biba bikomeye cyane ko umwana byakwihuta kugwingira? Nabikomojeho, umwana uri mu nda yatitaweho ari mu nda ni igihe gikomeye. Ubundi tukunda kubyita critical period. Ni critical period ni igihe kisa nkaho cyo kwibandwaho cyane, igihe umwana atwite avutse kugeza nibura imyaka 2, kuko harya hantu niho abana benshi bagwingirira, batarageza imyaka 2. Kandi noneho ugasanga iyo umwana noneho yanagwingiye icyo gihe ntibinakosoke, amaze kurenza imyaka 2 akageza imyaka 5 akarenza imyaka 2, gukosora kugwingira ntibikunda, ndetse cyane cyane ingaruka kugwingira bitera. Ingaruka kugwingira iyo bidakosorewe ku myaka 2, munsi y'imyaka 2, ingaruka biteza umubiri w'umuntu ziba zitashobora gusubizwa inyuma, ziba ari ingaruka zizaba karande ku mwana. So niyo mpamvu rero icyo gihe cy'imyaka 2, munsi y'imyaka 2 kuva umugore agitwita, iriya minsi atwita amezi 9, ukagenda ugashyiraho indi myaka 2, iyo biteranije uriya amezi 9 iyo yateranije ageza mu minsi 330, washyiraho imyaka 2, aho usanga ari iminsi 770, iyo biteranije n'ibyo biza gukora iminsi 1000.
rero kugwingira cyane bikunda kugaragara muri iriya minsi igihumbi, ariko akaba ari nacyo gihe cyiza cyo kuyirwanya, kubera ko ushobora kuyirwanya ugakora icyo ukarivasinga, ugasubiza inyuma, ugakuraho ingaruka kugwingira byateye. Ariko birenze iminsi igihumbi, iyo birenze iriya myaka 2 biragorana cyane. Ariko umwana utarageza imyaka 5 wese ashobora kugwingira. Numa ngo igihe umwana adashaka kuba atagwingira ni igihe arengeje imyaka 5. Murakoze cyane muganga gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima igihe umwana ashobora kugwingirira. Bityo babyeyi ni mwebwe mubwirwa, ndetse n'abateganya kuba ababyeyi bose, na buri muntu wese, kuko buri muntu wese abagomba ashobora no kugira inama mugenzi we adasobanukiwe ikintu. Noneho burya buri kintu cyose ku isi kigira ingaruka, ariko noneho nko kugwingira cyangwa indwara, ingaruka zazo ntago ziba ari ingaruka nziza yenda, kuko tuzi ko yenda umuntu yakora indi mirimo rusange agira ingaruka nziza, kuko nimba ari imiyogo yo gushaka amafaranga arayikora abona amafaranga, ziba ari ingaruka nziza. Ariko noneho nko kugwingira ni nk'izihe ngaruka zishobora kuba ku mwana, kuko no ku mubyeyi muri rusange. Turabanza ku mwana, ingaruka ashobora guhura nazo, dukurikizeho ku mubyeyi, wa mubyeyi ufite wa mwana. Ingaruka nazo ni ukuzirebera mu mirongo migari, kubera ko ubu hari inyigo zakozwe zigaragaza uburyo igihugu gitakaza amafaranga. Simbyibuka neza, wenda kongera kureba izo budget analysis ukuntu zimeze, kuko iyo mibare turayifite. Ariko hari analysis zakozwe na UNDP, zikorwa na UNICEF, zikagaragaza amafaranga igihugu gitakaza kubera kugira ikibazo cyo kugwingira. Kuko iyo abantu bagwingiye, bakuze bagwingiye, kugwingira bitera icyo bita mental retardation, gituma abantu mu mutwe ubwonko bwabo ntabwo baguka, ntibagira imitekerereze yagutse. Kandi wenda nk'uko u Rwanda rwacu uyu munsi tutagira zahabu, ntitugire amabuye y'agaciro, ntitugire peteroli, tukaba tudakora ku nyanja, tukaba turi landlocked country, usanga umutungo wa mbere ari abaturage. Kandi abaturage, ubutunzi bwacu bukaba bushingiye ku bumenyi dufite, dushobora kuvumbura, dushobora gucukumbura, dushobora kuba competitive, kuba twahangana ku isoko ry'umurimo, tukabona abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye bayoboye gahunda zitandukanye. Niho mutungo wacu. Rero ingaruka ya mbere kuba ingaruka kugwingira zituma abantu bataguka mu bwonko, zituma ubwonko bw'abana budakura neza, bakura ntibakore neza mu ishuri, ndetse no kumenya birushijeho. Usanga abana ari abashakashatsi, bazi guhanga udushya, bazi gukora ibintu nyine bijyanye n'imitekerereze yimbitse. Ugasanga rero kugwingira niyo ngaruka ya mbere. Urumva ko iyo ngaruka ntahitagira ingaruka mu bukungu, igira ingaruka cyane cyane mu bukungu, mu burezi haba ingaruka. Noneho hari izindi ngaruka. Izo ngaruka rero zibaye mu bukungu, imiryango bigira ingaruka, kuko imiryango ntikora ngo itere imbere, kubera yabuze abantu batekereza, bahanga ibishya, bakora ibintu bishobora kwinjiriza imiryango. Ikindi, hari ingaruka z'igihe kirekire. Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa bugaragaza ko umuntu wagwingiye akiri mutoya, iyo akuze agira ibyago byinshi byo kuba yarwara indwara zitandura nka diabete, kanseri, kubera ko abasirikare b'umubiri be bacika intege vuba, bityo bikaba byatuma igihe akuze ashobora kugira indwara za karande, cyane cyane indwara zitandura nka za diabete, kanseri, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso. Ibi byose bishobora kuba ingaruka z'uko umuntu yagwingiye akiri mutoya. Hari izindi ngaruka navugaho, nk'ubushakashatsi bwakorewe ku gitsina gore, bavuga ko umuntu yagwingiye akiri mutoya ashobora nawe iyo akuze ashobora kubyara umwana nawe wagwingiye, kubera ko nyababyeyi ye ntabwo iba yaragutse ku buryo ishobora gutuma umwana akura neza mu nda. Ashaka kubyara umwana ufite ibiro bikeya, akabyara umwana utagejeje igihe, akabyara umwana wagwingiye. Cyane cyane ibi bireba abangavu. Ni na byiza wenda none tugarutse nko kantu gasa nk'ikibitera no kubyara abantu tutitaye ku mirire y'ingimbi n'abangavu, kugira ngo barye neza, barye n'igihagije, nyababyeyi zabo zaguke, bagira amaraso ahagije. Buriya no kugira amaraso makeya, cyane cyane nk'ibibazo bikunda kugaragara ku babyeyi batwite,
niyo mpamvu ubona ababyeyi batwite bajya kwa muganga bakabaha inyunganiramirire za fer, tukabagira inama zo kurya ibyo kurya bikungahaye ku butare bwa fer kugira ngo bagire amaraso ahagije. Nanone iyo abantu batafite amaraso ahagije batwita abagore cyangwa se abangavu bakunda kubyara abana bafite ikibazo cyo kugwingira. Niyo mpamvu rero buriya nk'uko nari mbivuze, nanone umuntu wagwingiye kimwe mu ngaruka kandi kaba na cause, kikaba n'impamvu ibitera kuba umuntu yaragwingiye akiri mutoya, bishobora ko nawe yazabyara umuntu ugwingiye. Murakoze cyane muganga w'inzobere mu bijyanye n'imirire. Tugana ku musozo, sitwasoza tutabasabye kugira inama abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima, kuko inama zanyu ziba zikenewe, nizo z'ingenzi, ndetse muri rusange n'izo nama mushobora no kubabwira nk'ibiryo by'ibanze cyangwa ibintu by'ibanze nk'umubyeyi ashobora guha nk'umwana we runaka kugira ngo amurinde ikibazo cy'igwingira, cyangwa umubyeyi utwite ibintu by'ibanze. Nubwo hariho ikiganiro ku kiganiro ubuzima buzima, hariho ikiganiro kibijyanye n'imirire ku mugore utwite, tubibutse nacyo mushobora kugisanga kuri YouTube channel yacu ari Ubuzima Buzima TV, bityo mugasobanukirwa imirire ishobora gufasha umugore utwite, bityo akabasha kubyara umwana ufite ubuzima buzima. Noneho muri rusange twagira ngo mugire inama abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, ndetse mubabwire n'imirire bashobora kwifashisha yoroheje muri rusange. Murakoze. Ku kibazo ubaza uti se inama twatanga ni iyihe? Nk'uko nagiye mbikomozaho, kurwanya imigwingirire y'abana, kugwingira kw'abana ntabwo ari gahunda z'ibiryo gusa, ni uruhurirane rwa gahunda zitandukanye abantu bafata. Ubu dufite gahunda imwe ihuza ibyo bikorwa byose. Yatangiye ari gahunda, bavuga ngo ni gahunda y'igihugu y'imbonezamikurire NCDP, ariko ubu ni gahunda yagiye mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku mikurire no kurengera umwana NCDA. Rero tubona ari ipaki, hazamo ipaki ya mbere ni uburezi. Reka abana bajye mu ngo mbonezamikurire z'abana bakiri batoya, ni uburenganzira bwabo guhabwa uburere bw'ibanze, kwitabwaho. Hari ingo mbonezamikurire ziri ahantu hatandukanye. Ubu tugira ingo mbonezamikurire z'icyitegererezo, aho usanga nibura ku rwego rw'umurenge ruba ruhari. Hakaba n'ingo mbonezamikurire ziba ahantu hatandukanye abantu bahisemo guhuriza abana bakitabwaho bakiri batoya. Hakaba n'ingo mbonezamikurire zibera mu miryango, mu ngo, aho ababyeyi baturanye bishyira hamwe kugira ngo umubyeyi wagiye mu mirimo nagenda umwana ye gusigara wenyine, agende ajye mu kazi, ariko uwo mwana agira ahantu asigara yitabwaho. Rero icyo ni icya mbere. Ubwo nk'uko nari mvuze, si ibiryo gusa, ni ukwita kuri gahunda zitandukanye zigenewe abana, ari ukugira ngo bashyirwe mu ngo mbonezamikurire z'abana batoya hakiri kare. Ikindi, twite ku buzima bw'umubyeyi utwite. Nk'uko nabikomojeho, umubyeyi utwite yitabweho, ahabwa indyo yuzuye, ye gutotezwa, ajye kwa muganga apimisha inda, bapima amaraso, barebe ko amaraso ahagije, bapime barebe ko umwana akura neza. Nk'uko nabavuze, kugwingira k'umwana ntibitangira avutse gusa n'igihe ari mu nda, ariko igihe umubyeyi agiye kwa muganga akitabira, nibura tugira abantu inama ko mu gutwita yajyayo nibura inshuro enye. Muri izo nshuro enye hari ibizamini bifatwa ku mwana, ndetse n'imirire y'umubyeyi irakurikiranwa kugira ngo umwana ahabwe. Rero kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite harimo no kwita ku mirire ye, ni ikintu cy'ingenzi igihe turwanya igwingira ry'abana. Ikindi ni ukwita ku gupimisha abana. Igihe umwana yavutse, nyamuneka buri kwezi menye uko umwana arimo akura. Ni ibintu birakorwa wenda ku bigo bitandukanye, ku bigo nderabuzima, muri kominote abajyanama b'ubuzima barabikora. Ikindi, kwita ku isuku. Isuku ni ikintu cy'ingenzi, nk'uko nabivuze. Isuku nkeya bituma abana bagwingira. Reka abantu bagire ubwiherero busukurwe, ibikoresho bikoreshwa mu rugo, amasahani agaburirwaho abana, ibikoresho bahabwa bakoresha abana bita ku bana, bakoresha amazi meza. Ibyo bintu byose bituma
bifuriza hamwe kurwanya igwingira. Hari ikindi kintu cy'ingenzi cyane kijyanye no konsa. Umwana iyo atonse neza agira ibyago byinshi byo kugwingira. Konswa neza n'iki? Ni ukonsa amezi 6 nta kindi kintu uhaye umwana, akonka amashereka. Amashereka afite intungamubiri zose umwana akenera mu mezi 6. Ni byiza rero ko umwana yonswa, kandi umwana konswa buri gihe cyose ibera rikeneye. Wenda hari abagira impamvu, ese igihe nagiye ku kazi, wenda ubwo ni ubujyanama bundi duha ababyeyi ababukenera badusanga tukabubaha, ariko umwana nibura yonswa igihe cyose abikeneye, si nyuma y'amasaha 2, si nyuma y'isaha, ni igihe cyose umwana abikeneye. Umwana yakeneye konka biragaragara, ntago bisaba ko arira. Kurira burya ni ikimenyetso cya nyuma cy'uko umwana akeneye konka, ariko kuriya umwana ubona yatangiye gukebaguza, warebye umwana yatangiye kubura umutekano, akatangira kwinyeganyeza, agatangira gusa nk'aho arabye indimi, yasama agira ati, ibyo ni ibimenyetso bigaragara ko umwana ashaka konka. Ni byiza ko umwana ahabwa ibere akonswa. Ikindi, igihe umwana arengeje amezi 6 agatangira guhabwa indyo imfashabere. Abantu benshi bafata imfashabere nk'insimburabere. Imfashabere ntabwo isimbura ibere. Umwana aronswa ariko akanagaburirwa iyo arengeje amezi 6, kubera ko umwana batangiye gukora, abatangiye kujya yiyubura, kwiga gukambakamba, kwiga kugendera ku bintu, hari imbaraga bakoresha. Biriya bintu byose rero bisaba ko umwana atangira, amashereka ntabwo aba agihagije, bisaba ko umwana atangira guhabwa imfashabere, kandi imfashabere igizwe n'indyo yuzuye, igizwe na bya bintu bitera imbaraga. Ibitera imbaraga ni ibihe? Ni ibinyameke, ni ibinyabijumba. Ibinyameke ni umuceri, ni wenda ntabwo tugira abantu inama yo guhingana abana batoya, ariko umuceri, ibigori, amasaka, ibyo byose bikora igikoma cy'umwana, soya, ibyo byose bitera imbaraga. Ibyo ni bitera imbaraga. Ibitoki, ibirayi, ibijumba, imyumbati, urabinomba hanyuma ugashyiramo n'imboga ukabiha umwana. Umwana rero ugejeje amezi 6 atangira kurya, agahabwa iyo mfashabere yunganira ibere, akanonswa. Nibura tugira abantu inama ko yakonswa, umwana yakonswa nibura imyaka 2. Si byiza gucutsa umwana atarageza imyaka 2. Kabone wenda n'imyaka 2 ushobora kumucutsa, ariko nibura ushobora no gukomeza kumwonsa, ariko kumucutsa mbere y'imyaka 2 byo ni ikintu gikomeye cyane, gishobora gutuma umwana asubira inyuma akagwingira. Abana bakavuzwa igihe umwana arwaye, hari ikimenyetso kigaragaza ko arwaye, afite umuriro, araruka se, arahitwa se, urabona umwana arwaye, ni byiza ko avuzwa, kubera ko kutavuzwa k'umwana nyine nkuko nabivuze gutuma abura apeti, akananirwa kurya, akabura intungamubiri, bityo akaba yarwara, akavanwa n'ikibazo cyo kugwingira. Ni ibintu bitandukanye, ni uruhurirane rw'ibintu bitandukanye bituma umuntu yahangana n'ikibazo cy'igwingira, kandi bireba ababyeyi, bireba abanyarwanda, bireba umugabo, bikareba umugore, bikareba abo bose bagize umuryango. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye na muganga Kamanzi, akaba ari inzobere mu bijyanye n'imirire. Sitwabura kumushimira ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana barushaho kugira ubuzima buzima. Sitwabura kubashimira namwe bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, muri ingenzi kuri twebwe. Icyo tubashishikariza ni ugukurikiza inama mugirwa n'abaganga b'inzobere mu ngeri zitandukanye. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, ku busabe bwanyu nimugire ngo twarabirengagije ikiganiro mwadusabye kibihe by'ikingira ku mwana mutoya. Mutubwira ati mbese iyo umwana avutse namukingiza ryari? Mbese namukingiza inkingo zingahe? Mbese akingizwa mu gihe kingana iki? Icyo kiganiro nk'uko twari twakibasezeranyije cyari gukorwa na Dr. Ariane Nina Ndayikeje. Yagize ibyago, tubonereho no kumwihanganisha. Yabuze umubyeyi we, yabuze papa we, akaba ari byo byago arimo, ariko nyuma y'itariki 18 tukaba tubararikiye kuzakibagezaho nk'uko twabivuganye, ndetse tukanabisezerana hamwe n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Kacyiru. Tuboneraho kubishimira nabwo ku murava n'ubwitange bigira mu kugira ngo abatuye u Rwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange barusheho kugira ubuzima buzima, ku bufatanye bifitanye n'ubuzima buzima mu guharanira icyatuma abanyarwanda ndetse n'abatuye isi bose bagira ubuzima buzima
kuko burya uko umenya ikintu niko urushaho no kumenya uburyo ukibungabunga iyo wamenya agaciro k'ikintu. Reka tubashimire abacitswe n'ibiganiro ubuzima buzima. Mushobora kudusanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, mugakora like, subscribe, mukabisangiza n'abandi bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima hamwe n'inzobere zitandukanye. Mukomeze mugire ubuzima buzima. Nge mwari muri kumwe n'Imana Ishimwe René Sadiki, akaryoshye nigahora mu itama naho ubutaha.